kuko ubu buzima ngiye nzakomeza kububamo nyako ni njyewe wangu ngerageza gukora ibyiza mbikuye ku mutima wanjye ntabwo nkabona ndarwanywa nkabona sinishimiwe ngerageza gukiranuka ariko buri gihe bikagaragara nkaho ntacyo bimaze ni njyewe ucibwa intege ubuse kuko Mana uri he ubuse kuko nkwihakana ubuse ni njye njyenyine Mana wangendereye kuko waje ukambwira icyo gukora mba numva binaniye mba numva nshaka kubivamo Shalom shalom nongeye kukwakira amazina yanjye ni Francis ZAHABU rimwe na rimwe ujya wumva amajwi menshi mu mutima wawe ujya wumva utangiye gucika intege ukumva inzira watangiye yo kwizera wayisohoka ukumva kwizera kwawe kurahinyurwa ariko subyitwara mute mwene data ndakwakiriye ndagusuhuje ngewe icyo nkora no kumvira Imana nkakora ibyo yansabye kugira ngo tugabane muri uru rugendo twese icyo nabashije guhabwa nanjye ndagerageza ngo nyiguhe tubashe kubyumva kimwe uyu munsi ndashaka dufatanye gusoma inkuru ariko ari icyanditswe kera inkuru dusanga muri Matayo igice cya 5 turahera ku murongo wa mbere umutwe w'amagambo ntatinze uravuga uti Yesu yerekana abahiriwe abo aribo ndagira ngo dufatanye ugenda usoma neza ndagira ngo wumve umuntu wahiriwe mu maso y'Imana ni muntu ki ese numeze uti hari amajwi menshi ukunda kumva ndagira ngo aya majwi iri jambo riyaganirize umenye icyo ukwiriye gukora nk'umwana w'Imana nyakuri Imana iduhanumurije ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ngo ntabwo azagira ubwoba ahubwo azafashwa no gusenga kwa mbere no kugira ijambo ry'Imana muri wowe kuba ufite ingingo ikurengera kuba ufite ibyahumetswe n'Imana biri mu ndiwe mutima wawe kuko uraganiranye amajwi y'umwijima araza nawe ukayasubiza ufite icyo yabwira mubonye umuntu wari ubuze ibyiringiro mubonye umuntu wari ugiye kubivamo ariko umva iki ijambo riri kuvuga Imana iduhanumurije turatangira ku murongo wa mbere ngo umutwe w'amagambo wavugaga ngo Yesu yerekana abahiriwe abo aribo murongo wa mbere uravuga uti ngo abonye abantu benshi azamuka umusozi amaze kwicara abigishwa be baramwegera aterura amagambo ati hahirwa abakene mu mitima yabo ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo hahirwa abashavura ngo kuko aribo bazahozwa hahirwa abagwa neza kuko aribo bazahabwa isi hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka ngo kuko aribo bazahazwa hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo amen ngira ngo mwumvishe umuntu wahiriwe wari ngarukiye ku murongo wa 10 ariko ndagira ngo
ninkomeza gatoya ndakwereka uko Yesu yababwiraga uwo muntu nuko abameze mu buzima busanzwe. Ariko hano asobanuye ikintu gikomeye cyane, avuga ko umuntu w'umunyana ufite ubukene bwo mu mutima ngo ari uzabona ubwami bwo mu ijuru. Ibi bintu birakomeye cyane uzabona mu buzima bwa buri munsi. Hari abantu bishingikiriza ku by'ubwenge bwabo ko ari intyoza, abo bantu bazi ngo bose bazi byose, abantu badatsindwa no kuri mu mutima wabo. Bari abantu biragoye ko bamenye ko Imana iriho, biragoye ko bazaragwa ubwami bw'Imana. Ariko Imana ikorana n'umuntu uca bugufi, umuntu wemera yuko ari umunyantege, yuko ari umunyabyaha, yuko we ataboneye, kugira ngo Imana ibone ahihera iza kumuzamura. Imana ikunda umuntu ufite ubukene mu mutima kugira ngo izimwuzuze ubukire bwayo. Tugabane, hahirwa umuntu ugambirira gukora ibyo Imana ikunda, kugira neza, gufashanya. Ibyo byose Imana yerekanye umugabane wa buri kimwe. Urahirwa rero wowe wisanzemo hano, Imana iduhana umugisha. Ariko umva uko Imana yakomeje ivuga ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, ngo bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora, ngo muzanezerwe muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Ngo kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Ntabwo ari wowe wa mbere, ndagira ngo umenye ko atari wowe wa mbere. Niba urenganywa ibintu byose ukora bishingiye ku kuri, umenye yuko niko urugendo rugomba kumera. Wowe guma mu gukora ukuri, ariko uzarenganya uzira Yesu Kristo, ngo ingororano yawe ntibarika mu bwami bwo mu ijuru. Dukomeze igice cya 13. Haravuga ngo muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze, abantu bakawukandagira. Igihe cyose ikiza kizaba kitakiri muri wowe, nta kintu uzaba umaze. Ndakubwiza ukuri, nta kintu uzaba umaze. Burya ngo uko ukora ibyiza bikuzanira urukundo. Gerageza wowe wibera umunyu w'isi, ugire icyanga cy'umunyu mu mirimo yawe ya buri munsi. Ukore neza, ukore ibyo Imana igusaba, uzabona imbuto zabyo. Ariko nutagira icyanga nk'umunyu, ngiyo umunyu washizemo icyanga barawukandagira, niba ntacyo umariye ubwoko bw'Imana. Utera imbuto zigaragaza umuntu wese wizeye, nukuri umunyu bazawukandagira. Umva handi ni 14. Ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ngo nta bakongezi itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira mu gitereko cyaryo ngo rikamurikira abari mu nzu. Mana ishimwe, iyo ufite umucyo, iyo ufite kugira neza, ni wowe ugomba kuba urugero, ni wowe ugomba gutangwaho urugero. Haranira kino kintu muri wowe, uharanire kuba umucyo w'isi. Ntabwo byakunda iyo uri umucyo ahantu hari umwijima, ugomba kuba icyo nakita spotlight. Ugomba gushyirwa mu itereko ryahakwiye kugira ngo ubitabaze. Ibi bintu birikora. Imana rero avuze ngo urahirwa nuba uri umucyo w'isi, kuko bizikora. Imana igumugisha. Umva ndangiza ngo abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, ngo kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze so wo mu ijuru. Amena. Imana iduhana umugisha. Naha iki gice kirangiriye,
ariko ngira ngo urabyumvishe. Ese usanze warahiriwe? Haranira guhirwa, haranira kuba mu bahiriwe. Uru rugendo rimwe na rimwe hari abazi yuko rugoye, ariko shitani ahantu aguhisha buri gihe. Ngiye nkunda kubivuga, shitani akwereka buri gihe yuko uru rugendo rugoye, ariko ndakwinginze ngo uyu munsi Imana ikwereke uburyo no rugendo rworoshye. Uru rugendo buri gihe ugira ubwoba bwo gukora icyiza, ariko ugerageza ukora icyiza urebe ukuntu biryoha. Biraryoha pe. Kiranuka. Kunda, babarira, urebe ukuntu biryoha. Uko kubabarira kwawe niko kuzatuma ubitabaza biterekwa ahantu bavuga ngo uriya muntu agira imbabazi. Uko gukunda kwawe, uriya muntu agira urukundo. Uko gufasha kwawe niho munyu abantu bawuryeho bavuga ngo neza neza uyu muntu. Rero ngo bizatuma abantu hano mu isi ngo babasha kwizera umwami wacu wo mu ijuru. Ubu butumwa iki cyanditswe kera, reka kiyandike mu ndiba y'umutima wawe, kandi kuva uyu munsi wa none niba wumva ushobora kugisangiza undi muntu, kimusangirize, kuko nta kindi nibwo icyubahiro cy'Imana kizaguka kikajya ku isi hose, abantu bakizera mu kuri. Iri ni ryo jambo ry'ukuri dukeneye kumenya. Ese warahiriwe? Komeza uhirwe. Niba utaruhiriwe ugira inyota yo gushaka guhirwa. Shalom shalom. Mwuka wera, mbivuze neza? Mbivuze neza? Ngo mbabwire ngo iki? Umva mubwire ukuntu Mwuka mbwiye. Arambwiye ngo gushyira mu bikorwa no, kuko ntabwo tuzi umunsi n'isaha wa munsi w'amateka uzagera. Ibyo wumvishe kubwo kugira ya nyota yo gukora icyiza, akanyanaka, gambirira neza, ntabwo tuzi igihe azagarukira. Ariko utangiye uyu munsi ni ukuri nawe azagushyira mu bagize ubukene bwo mu mutima, kandi arareba. Icyo mukundira nuko we areba mu mutima. Umwana w'umuntu we yareba akarebesha amaso akagukura mu batakwiye kugabana, ariko uyu dukorera, uyu twizeye, akunda umutima. Boneza umutima wawe, bumukene mu mutima, umubwire uti ngiye ntacyo mbashije. Araza akakuzuza, araza akagukiza. Imana ikugirire neza. Shalom shalom.